iri jambo ko umwami dushoboje. Hari umumama umwe wo muri uyu mujyi wa Kigali, we yabyaye 14. Noneho rero araza ageze mu rugo arambwira ati mvoro nsengera, nabyaye abana nanjye ubwanjye banteye ubwoba. 1 2 7 8 12 13 14. Aho nuye bajya bambwira ngo ari kuzi vision turimo, weho n'umugabo wawe muri inka, muri imbeba, muri inkwavu. Ati nanjye namuzehe tujya twicara tukavuga ngo koko ibyo turimo turabizi. Ati twagerageje no kujyaho abandi bajya, ngewe mbisamiramo. Ati inshuro zigeze muri 5. Ati ngeze ndavuga ngo Yesu uzakora ibyo ushaka. Azi n'abana twabyaye disi, uzi ko ari nabo babaza ngo ufite nge, okay, ntago ndumva ni 2 kandi afite 7. Si wajya urabavuga? Areko araza arambwira ati nsengera, ni ikigeragezo mfite, nsengera Imana rwose. Imana irambwira ngo mubwire ngo abo wita ikibazo niba uzariraho urya uhage. Abifuza bazifuza umugisha wawe uturutse muri abo. Arambwira ngo ndakubwira ko ari 14, naho umuzehe yakoraga yarahavuye, ukagomeza kumbwira ngo ni imigisha. Ngewe imbwiye ko ari imigisha. Hahirwa umuntu ufite ikirimba kibuzuye, iyo bazengurutse ameza bameze nk'uduti twiza twaherayo, abana n'umugisha. Nani nanjye ikirayi sa ni biswi ye, ibiswi n'ikiraha ye. Nabwira ni Imana irambwiye ngo umugisha utunze nabo bana. Ararira ati nsengera ibyo nsengera nsubire mu muruho wanjye, naho ibyo kumva byo ndi kumva bitageze. Ntaryo Imana yakubwiye ngo iki? Ntiyarambwiye ngo abana bawe ni umugisha. Ati wakubwira aho bangeze muri uyu mujyi. Umukura nk'urumogi, umukurikiya nk'urumogi, umukurikiya nk'urumogi. Abo ndakeka ni udutoya ariko abakuru nuko Imana ihemba bayubashe. Yembwirire ngo ntiwabuze byose, wamuhaye amarira y'iteka. Irambwira ngo mubwire ngo wehe ureba nk'umuntu nayo ikareba nk'Imana yabikoze. Umukobwa mukuru aragenda ajya gukodesha, mama yamuhamagara ntamwitabe, akitaba papa we. Yahamagara papa we, nyina agaprofitiramo ngo amwitabe. Undi atumva, weho nimero yawe ndayifite, ninkenera kuguhamagara nzaguhamagara, mpamagaye tuvugane po. Nyina agatanga telefone ati ariko imigisha wa Mana utanga wiragwira. We nukangwa nabiracitse na nyuma ya zeregerete irakora. Rero igihe cyarageze azi wanjye hamara 4. Nje kuririra iwawe kuko mu mujyi ho ndatambuka bakavuga ngo ni nyina wa byabirara, ni nyina wa zandaya. Nje kuririra iwawe niho twavuganiye, nindangiza ibone ko mpaririye ndahe. Irambwira ngo mubwire ngo uri nyirabukwe w'abazungu. Niko imbwiye. Abarambye atariko ubushaka kundema agatima ndi nyirabukwe w'abazungu bakajyana indaya se. Irambwira ngo mubwire ngo uri nyirabukwe w'abazungu.
nta mwana wawe n'umwe uzabaho nabi. Se turi kuvugira ku ikoranabuhanga se ubu bararara bimenye, kandi yambaye yanyemereye no kubivuga, ntabwo nabivuga atampaye uburenganzira. Ndamubwira n'Uwiteka aravuze ngo fata amazi wiyuhagire isize umubabaro, irangije umubabaro wo mu maso yawe. Madama muzanira amazi mu gakombe n'isabune, ati ninjira mwoza se ntoyamuheye yose, aroga mu maso. Imana iravuga ngo mubwire ngo irangije umubabaro wo mu maso wawe. Imana ikugira muri Amerika umwana w'umuhamya wa Yehova wavukiye iwabo, avukana ibibazo, ibintu biramucanga akajya agwa hasi, ibintu biragira buri Imana ishaka gukiza ikibazo iteza ikindi. Umwana bigezaho asengerwa n'umurokore wacu uba muri Amerika. Amaze kumusengera uwo mwana avutse ari ikinege w'umuzungu, aravuga tumva rero kuko amahirwe nyakuye kuwasenze, nta mpamvu ntaba umunyamasengesho, kandi igihugu cy'uwansengeye ndakizi. Ava iwabo muri Amerika aza mu Rwanda. Ageze mu Rwanda asohorera kwa wa mukobwa wagiye gupangisha aho apangisha. Ahageze ubwo ndaravuga ati uyu umuzungu yaje, mbonye umuzungu. Aramwakira, amaze kumwakira umuzungu ati rero urandangira ku rusengero. Amujyana ku rusengero ku Gasave, ni naho mama w'uwo mukobwa agira ate asengera. Aramubwira ati umva rero ngewe mfasha ndaguhemba. Umukobwa ati mbonye umukomisiyoneri abamuhereje $1 zigera nko mu 100, ati bufashaya. Umukobwa ati yewe nariye. Amujyana ku rusengero, ndetse se nawe uri umukristo? Ati cyane. Uri umukristo? Ati cyane. Amena. Baraganira ati none rero nge ndashima Kristo. Wa muzungu amuha ubuhamya, amubwira uko Yesu yamugiriye neza, abuvuga ukuntu atarazi ko Yesu akiza, avuga ko yahise afata umwanzuro wo kuzubaha Yesu kandi akabana nabo kwa Yesu gusa. Umukobwa ati yewe ntiwayobye, abo kwa Yesu wageze ute? Wagegezeho. Ati urusengero rusengeramo sa Nuru? Ati Nuru, ndi umukirisitu wa hano. Ati noneho se iwanyu se? Ati mama niwe mudiyakoni mukuru. Ati noneho njyana iwanyu. Aramujyanye, amujyanye hehe? Nyina abonye azanye n'umuzungu, ati nariye kera ku busa, noneho uyu muzungu w'abandi we ibyo aramukoraho baratujyana na se. Witinya, izi nzira zose unyuramo humura. Niba yaravuze ngo nzakugirira neza, irinde ijambo ikarinda n'uwo yaribwiye. Ntabwo ari igipindi umuyobozi w'amasengesho abatera, si ukugira ngo muze mwirirwa aha, ahubwo nyiri uyu murimo ariho. Mfite ibimenyetso birenze kimwe binyemeza yuko izangirira neza. Undi ati mama uyu muzungu ni umurokore, nanjye ndi umurokore. Nyina atari koko. Nyina akareba hasi ati nuko ari kuvuga ngo iki mwana wa? Ati nyine ni umurokore. Umuzungu atumva rero ngewe ndashaka kubatizwa, none numvise kuri umudiyakoni mukuru, mama ndumva mwamfasha mukanjyana kwa pasiteri kandi na mushiki wacu tukajyana. Ese warabatijwe? Undi ati narindi ku gice nakurikiraga inyigisho z'umubatizo. Umuzungu ati rero nanjye uranyigisha uko babatizwa, nge nawe tuzabatizwa. Undi ati rwose. Ndiyongera gutaha iwe, ubwo abagarutse hehe? Umuzungu nawe ati ntabwo ndajya mu marogi no gukodesha
amamezo de passage, ahubwo ndaba hano kuko ni mu bakirisitu. Nyina aramwongorera ati noneho se kandi ambara neza kandi muntu ugiye kubatizwa kandi amajipo yari yarataye kera abatangiye kuyambara. Aragenda arabatizwa, amaze kubatizwa ku munsi babatijweho hariya kumukenke ku Gasave. Uwo muzungu mu ijambo yaravuze ngo Imana narayibonye kandi yambonekeye ivuye mu Rwanda, nta mpamvu ntashakana n'umunyarwandakazi, umwari nashimye n'uyu. Bamwe bakoma amashyi barakaye, Imana ipfa kubikwemera n'abatakwemera izagira ite. Afata ibyangombwa we n'umugore we basezerana hano imbere kuri ambasade, barangije aramugurukana mujyana hehe. Agezeyo atumiza baramukazi babiri, nibo bajya kwiga hehe. Cokora bagenda Gatabi bagize bate, nabo bagezeyo bashakana n'abaki. Ubwo umukecuru ageze abakwe b'abazungu bangahe. Abavuga ko ibi bintu bidakora sinzi icyo mushaka kwe. Ingorane uzi utizeye, hahirwa uwizera ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasa. Baramube, bamwe bari mu Budage, abandi bari mu Bubiligi, abandi bari agahererezi, ubu kari mu ishami rikuru rya kaminuza hano i Butare. Wa mukecuru rero ni nyirabukwe w'abaki. Muraho neza, yesashe. Ubu buri wese arasengaga ngo Mana ya mama ntuza, Mana ya mama ntuza, kandi baramubwiraga ngo ninjije. Ngiro mwicaranye ngo iyakoze ibyo inaniwe ibyawe.